yanyu mwebwe n'ay'uko ndimo. Kuko Imana itakiranirwa ngo igire gute yemwe yibagirwe imirimo yanyu. Ijambo rikomeye. N'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, nk'uko mwakoreraga abera nanone mukaba mukibakorera mwakiremeza ijambo ry'Imana. Dusoze mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 4 umurongo wa 1. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 4 umurongo wa 1. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 4 umurongo wa 1. Basanga ijambo rivuga ngo bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo bagire imbata ze. Elisa aramubaza ati none umugire ne? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati umuja wawe ntacyo mfite imuhira kiretse agaherezo k'utuvuta. Aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge utwo tuvuta udusike muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko amusigaho yinjirana n'abana be mu nzu arakinga, bamuzanira ibyo bintu basukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umuhungu ati ongera umuzanire n'ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza, hanyuma asanga uwo muntu w'Imana aramubwira nawe ati genda ugurishe ayo mavuta wishyure umwenda wawe, asigara gutungane n'abana bawe. Nakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Nagira ngo tuganire kuri aya magambo. Ijambo rivuga ngo ibitunga abantu bakoreye Imana, Imana yarabiteguye. Ibitunga abantu bakoreye Imana, Imana yagize gute yemwe? Ngira umuntu mwicaranye mu bidutunga, Data yarabiteguye. Ibintu bidutunga Imana yarabiteguye, nubwo bitangana ariko Data yagize gute yemwe? Yarabiteguye. Nubwo bitagaragara ariko bigize gute? Nubwo tutabikozaho amaboko ariko bigize gute yemwe? Nubwo wakubaza ibintu bigenda bigutunga, akabara umushahara wawe, ukabara n'icyo ukoresha n'ibigutunga, wabibara bikakureba ugasanga ari menshi cyane. Ibyo rero mu bumana bwayo tuyihereze icyubahiro. Imana icyambere no kutica gahunda gusa, ariko ibintu byacu birasobanutse biza wisanzure. Aha ni kwa so, aha ni kwa Data wa twese. Amen, haleluya. Nukaza kubora umutahane, nukazana agahinda mu gatahane, nukazana ibyaha mu bitahane, nukazana inimba mu zitahane, nukazana umujinya mu butahane. Jya ubizana ubisiga hano bihande mu rusengero, utahe mutaragushima Imana.
aya magambo dusomye ni ijambo rivuga ngo Imana yatubikiye ibitunga abakozi. Mu ijambo rimwe impamvu yabibitse muri rya jambo rivuga ngo ubwayo yo ntikiranirwa, ngo yibagirwe imirimo y'abera, ngo n'urukundo ngo mwagaragaje ko mukunda izina ryayo, ngo n'uburyo mwagiye mukorera abera b'Imana, ngo ndetse n'aka kanya mukaba mukibakure. Imana iracyatubikiye ibidutunga, ibibitse muri ubwo buryo. Mwavugiye ngo amen. Ibibitse mu buryo bwo gukorera iki yemwe Imana? Iyo twayikoreye itubikiraho ibindi bintu bizadutunga. Ndababwiza ukuri ngo ntibigarukira kuri iye, bigutunga ukiriho, bigira ubundi Imana. Ibi bintu dukora bitugira umumaro tukiriho, ariko n'igihe tuzaba tutakiriho bizasigara bikora n'uwo dusize. Indirimbo muririmba zizasigara zikora mu buzukuru n'abuzukuruza. Iri jambo ndimo kubwiriza rizasigara rikura mu babangirije, mu bazamomokamo, ni mu gisekuru cyane rizasigara rikora. Mubere Imana icyubahiro. Ibintu byacu byose bifite gahunda, bidutunga none ariko n'ejo hazaza bizadutunga. Ni ijambo rivuga ngo turiho none ariko n'ejo tuzaba turiho. Imana ntiyatesha agaciro iki kigoroba. Amasenga saa cyenda ugatera ukabyuka ukaza ku zuba no ku bushyuhe, wagera mu nzu y'Imana ukahasanga naho hashyushye, ugasinzira ariko ukihangana ukavuga ngo Uwiteka aranduzi. Ntabwo ikiranirwa, ntabwo ikiranirwa, ahubwo